hari abantu twiganye twirwa tujya guhemba yego ariko njyewe impamvu ubona ntari kuri pressure mba nipoye niturije ushaka gusanga umuntu tuzashakana yarapfuye ushaka gusanga umuntu tuzashakana ari mu rundi rugo azadivorusa tukabana ushaka gusanga umwana tuzashakana yega muri primaire uri kubona iyo ufite girlfriend utamuha amafaranga I'm not saying this in a bad way hari ukuntu uvuga ibintu umuntu akabyumva ngo gukunda gukura ariko ni ukuri iyo ufite umusheri utamuha amafaranga nawe atayagusaba ubona nta kintu bimutwaye kandi ubona asa neza imbere y'Imana abandi bagabo barayamuha yes yego none se nitegeko kungwa amafaranga dukundana wowe se none se wende ngo yatange niba utabishoboye rega abandi barabishoboye umva kandi nuko biba bimeze urumva rero niba ari ibyo abasore b'i Kigali ni mpamvu bari kuducikaho nyine bakigira ku banyamahanga rega mwana imyaka n'uruje rundi ntabwo inyemera gukomeza kubeshya ndakuze ese wujuje ingahe wapi kabisa ese kudashaka umugabo wese kudashaka bansubiza nawe urambaza wese urabyanze niyo inshuti yawe mwaba mwizerana 100%. Biriya ni ibintu bikwiye kugusigira isomo tu nta muntu niba wowe wumva yuko kwibikira privacy yawe byakunaniye nobody else is going to keep it for you. Ari umuntu wanze kuri Twitter ko ntabwo abi indangamirwa international utazi icyongereza umva niba we jambo risigaye rindera ni jambo indangamirwa wongeye ngo nayakango tugura indangamirwa imwe tukayisangira none se yamushatse batarakundanye ntabwo biza ahubwo se bavuga ni kiri bikumwe vuga akora kira kibunura mwana afite n'icyabana wajya no kuzuminga igihuno cy'abandi njyewe urabona afite ikibuno mayenda kizuminga nkabirigize kuki uzuminga mugomba kureba wajya ureba icyawe se akanjye mpora nkarira naragahaza. Reka nkwifurize kugira ibihe byiza cyane uri hirya no hino ku isi ndabyanze ndakomeza reka mbabarira reka ndakwinginze oya okay twagiye ngatangiye ntabwo uri bukate kandi ndagushimira cyane muri hatandukanye uko nibwira byacu uturebera hirya no hino waba uri mu Rwanda cyangwa se hanze y'u Rwanda n'iby'agaciro kuba tubana umunsi ku munsi. Nge nitwa Leandre ni mugabo tubana mu biganiro byinshi bitandukanye kandi nekereza ko bumaze kuba inshuti z'akadasohoka aho muri hose. Jamie umeze neza? Ese ya biriseri ntabwo uzabikata? Ntabwo nzabikata kandi biriseri. Bizore ko nzabikata. Reba nk'indoro navuza gasha usko nayemeze nk'umusha. Wari umeze nk'iki? Mukarani. Ako nari. Burisa nuri we. Ngoro turimo tw'amaboko. Umva meze neza cyane. Ariko ngo ari n'abakora turimo tw'amaguru. Ndetse abantu bakinisha amaguru badakora imirimo y'amaguru. Respect. Ntabwo nabitekereje nari ntekereje. Wari utekereje iki Jamie? Dukomeze. Oya ntabwo banza ubwire wari utekereje iki? Mbwira ikintu utekereje. Ndarwaye. Nyine muganga. Nari ntekereje uko bitabaho. Nyine mbwira ibintu bitaho. Ariko hari uburyo abantu bakoresha amaguru mu buryo butandukanye. Abantu bakoresha amaguru mu buryo butandukanye. Ntago mbivugaho. Ibyo nari ntekereje ntago mbivugaho. Ahubwo ni kwa kundi Imana inkunda. Iyo uhita uvugana ngiye gukomeza. Ariko nibyo sawa. Oya. Byari kuba atari byiza. Neza Jamie kwanza keke wariye wenyine. Abantu bari kureba iki kiganiro Jamie nagize anniversaire arantumira ariko mu kuntumira nta na keke yampaye. Nago waririye? Ndikariko. Are you serious? Ntayo. Unsenye narayiriye. Nanzi ko yiriye. Tekanye ntago nyandya keke. Yes. No kuri Kimana. Isa ukecuru nziza. Ase yanjye nawe turangana. Umukuru ninde? Reba wowe. Jamina. Umva. Leandre Musiko batakimuha amayinite y'urubyiruko. Kuri atwe tugura bando tugura iminota ya 200 bakaduha iminota 90. Bamuha 8. Oya kandi. Baguhengaye. Iminota 8 mwana. Zana telefone yawe. Aya je man. Bamereze amayinite menshi. Iminota 90 barayiguha.
ntabwo ukiri mu rubyiruko bameze iminota 70 ni ingana nyine ntabwo ukiri mu rubyiruko twe baduha 90 twe baduha 90 kuranga ubwo urakuze kurangaye kuri 200 se Jamie ubundi kamwereke niba mushaka abagabo bakuze Jamie kusetse guta turashaka bisa n'imajinanye nayo twarashaka wamureze bise ngingana nawe rega njye si ni mukuru Leya ntabwo njye ntabwo ndi mukuru Leya urakuze pe nimwe mutuma dore n'abantu batagira ushingira kuki uvuga ko nkuze dore uruhara sha nta masoso ntabwo ari uruhara oya mba gukura bwo ndakuze sibyo bemeye icyaha ariko n'ubundi ntabwo nkuze ku rwego rw'uko byateza ikibazo byamaze kugiteza ese Jamie simwe muri gushaka abasaza se urugero se ndoguhe none se kuri kunkiramo njye narashatse oya ariko nawe mba numva uvuga ko nyine abasaza ari sawa nimubona tuzashakana ngo urugero se urugero mwaguye imbibi ariko reka nkubwire Leya ikibazo mwebwe mubifata mani nkaho ngo umuntu ngakurikiye umusaza ngakurikiye amafaranga none se ubukurikiye erega urukundo rujyaho rushatse okay ndabyumva ko rujya rushatse ngaho mbwira ikintu wabukurikiye ku musaza reka nkubwire ukubyaye hari abantu twiganye twirirwa dutahira ubukwe hari abantu twiganye twirirwa tujya guhemba yego ariko njyewe impamvu ubona ntari kuri pressure mba nipoye niturije ushaka gusanga umuntu tuzashakana yarapfuye ushaka gusanga umuntu tuzashakana ari mu rundi rugo azadivorusa tukabana ushaka gusanga umwana tuzashakana yega muri primaire biba bimeze rero ku buryo nyina mama wacu yagiye hariya adakurikiye amafaranga ayaheze urasa afite ayahe nanjye urasa namwemere nta mafaranga afite pe Leya ni umukene muravuga uwembeze ubwo uri kuvuga uwawe nanjye nkavuga uwawe njye se zivuga ntabwo ikibazo cyo nuko njye nawe turi kuvuga umuntu umwe ariko sidashaka kumuvuga uri kuvuga niwe ndi kuvuga wa undi wikisetsa yego none se nta mafaranga akurikiye turetse kubeshya ubusura wamuryaho iki koko nta mubiri nta body nta moni nta body uriya mugabo ari fit nakuriye umusaza ari fit dukomeze birabira nibyo bita fit nanjye ndi fit we ese wabonye ukuntu abantu banjamenye Jerry ku mbuga nkoranyambaga kubera ntuza Saidi ese ubundi baramuhora iki ndabizi se sha nuko Saidi ndatanyemera kagira inkuru rero sibura birani bibaho nawe uramushaka ahubwo se wamukurahe ahubwo se nawe uramushaka birani ishyari sheri niryo ribavugisha uhuyeze wamukurahe erega reka nkubwire idini rya Islam ryemera ko umuntu agomba gushaka abagore bangahe 2 Saidi ni iki ariko Jerry si umusilamu shut the fuck up umugore agandukira umugabo right Saidi ni umusilamu none se Jerry abaye umusilamu hari ikibazo cyangwa bakanashakana ntanamubi kutamutekera mu gisibo abandi bagore umva ikibazo cyabayeho rero nukuntu yaje akavuga ngo bamuhakinze ibyo reka tubifate ko bamuhakinze yego na nubwo umisaka bakamuhakinga reka tubifate uko nguko wenda ni kwa kundi umuntu aba wenda kwa admiringa akaba yakomentinga umuntu waguhakinze agasubiza tufate ibyo yatubwiye kuko account niye niwe uzi ukuri nyuma yaho se ntumvise amajwi yasohotse ariko kuvuga na Godfather njye nawe numvise yavuze ngo iki yarimo kuvuga ati ubundi umukobwa wanyu abonye umubillionaire bibatwaye iki reka nkubwire Leya njye ntago nayumvisha ariko ndavuga muri nka opinion yanjye nta kibazo na kimwe gihari uretse nyine ko abantu hanze aha ngaho umuntu akora ikintu Leya mu Rwanda nta muntu badacira urubanza none se umva niba waba wakoze ikintu cyiza ariko nawe yaribaragurije yibaraguje iki nese ubwo ko nyuma yagarutse za poste zigasigwa akongera agapostinga ibindi nari mu Bwongereza Leya akami ka muntu n'umutima we uravuze ngo nikomereze nta kibazo ikibazo kirihe bikubangamiye okay we nkawe Leandre Jerry kuba yakundana na Saidi bikubangamiye iki nta cyahubwo urumva bagiye kwagura imbibi urumva ikintu gihari birano biranarenze
aho ngo gashyari karavugishije koko ndira ni ishyari mwana ni ishyari nese ako se ninde muntu ukunda umugabo udafite amafaranga so mugari wundi wakunda umuntu w'umukene ariko ngo umukene akundwa na nyina ikindi bino bintu uba ufite ngo boyfriend cyangwa okay kandi mvuge boyfriend by'abagabo simbizi ariko wasanga uri mu divorce ukatunazabwira hari ndumude Yasi kumva amagambo uri kubona iyo ufite girlfriend utamuha amafaranga I'm not saying this in a bad way hari ukuntu uvuga ibintu umuntu akabyumva ngo ukunda gukura ariko ni ukuri iyo ufite umusheri utamuha amafaranga nawe atayagusaba ubona nta kintu bimutwaye kandi ubona asa neza imbere y'Imana abandi bagabo barayamuha yes yego uravuze turi ba mafene niba ufite sheri ukaba utajya umuha amafaranga atajya yagusaba aba yipuye muvugana neza ukabona arasa neza mugahura yahinduye imisatsi yahinduye inzara tutitaye ko afite akazi yabyikorera afite undi mugabo umuha amafaranga ashobora no kuba atari umwe none se nitegeko kungwa amafaranga dukundana wowe se none se wenda ngo yatange niba utabishoboye rega abandi barabishoboye umva kandi nuko biba bimeze gwese byanzura kandi ariko biba bimeze ntago mbyanzuye ahubwo nuko nkuko ibintu bimeze shajame urumva rero niba ari ibyo abasore b'i Kigali nimpamvu bari kuducikaho nyine bakigira ku banyamahanga rega mwana imyaka n'urujero wundi ntago inyemera gukomeza kubeshya ndakuze ese wujuje ingahe hesha wapi kabisa ese kudashaka umugabo wese kudashaka bansubiza nawe urambaza wese urabyanze unese ubwirwa n'iki ko nyine ntabana n'umugore ntabwo twanga ibyiza turabibura jimbana n'umugore wowe njye mfite umugore ubwo murumuna wawe muragira tugira igize so uvuze ngo ubana n'umugore sobana na petit frère n'umugore oya nyamara ni umugore tutazi ntabwo byazarangiza iki cyumweru mu kibirimo yes ashaje mina nawe uri mwiza ku cyumweru kandi uri kumwe n'uwo mugore tutabizi nta nubwo ngo uhaye ku cyumweru ngo uhaye ku wa kane twaba twatandukanye yego nzira iki ahubwo se murakundanira iki ese ko warakaye mwana umuha amafaranga se 2025 ko murayitangiye nabi ukuntu ibintu bimeze niba nta kintu nukuri 2025 itangiye nabi niba nta kintu umuha izina ry'Imana ijana kuko Imana n'abantu babikora nese niba muhahira nkamukora buri kimwe cyose wenda amafaranga asinya ariko ibindi bikora buriya uzabaze mama wawe cyangwa undi mukobwa wenda uwo ari we wese niyo waba wahashye ufite ibintu byose mu nzu byo kurya byose ufite n'ibyo kumushaka ufite imyenda hari ukuntu abakobwa dukunda gufata ama screenshot y'imyenda dushaka kugura wayiguze niyo yaba atari yose ariko wumva unyuzwe n'inkweto washaka waziguze ushaka utundi dufaranga ku ruhande mutumaze iki two kuba ufite just in case twe tugira struggle nyinshi ubuyeze rero itwo dufaranga yatadufite akabona inigitumutamwe biba bikurangiriyeho ashaka kugumisha aho ngaho nyine ariko afite indi nigiri kumutama ku ruhande none se naye amafaranga menshi naye amafaranga makeya yifatizo umuntu yahera aho umukobwa kugira ngo atajya kwaka umundi mujama amafaranga ntabwo ibyo nabikubwira ushaka kuvuga make ugasanga barayanyima ubwo bivuze ngo nawe bajya bagutamo kandi nakubwiye ko ari ihame iyo utabikoze abandi barabikora uribuka ko ugeze kuvuga ngo ntabwo wasaba umujama amafaranga mu kiganiro twakoze ntabwo ndasaba amafaranga yego Jamie nta nubwo njye nasaba umuhungu amafaranga ndagutinya nigeze kubikora niyo mpamvu byagenze bite byagenze nabi cyane gute nyine ariko yaragututse yarantutse akibazo ntutse rero ukuntu nzi gutukana ibazo ntutse ntago yantutse ariko yaragusuzuguye yego bihita bitumucika yansuzuguye ataranayama agiye kuyama birangira nyanza yego cyangwa ashaka rompe ntago ari agasuzuguro reka oya nyine ubwo ashobora kuba yarabati ni nyamuhereza nanjye arampa rompe ntabwo ibyo ngibyo ari agasuzuguro kuko neza yaba mfashe ku ngufu saa mugani
2025 mwadufatiye ingamba zihe gusa abakobwa bose musigaye muza kuri kamera mwarakaye. Ninde warakaye? Yewe nese Jami, ngize amahirwe wenda turongeye dukoranye ikiganiro, ndashaka kugira ngo mbwire icyo bitekereza nuko ubyumva. Wabonye bari abakobwa bashyize hanze amavideo bavuga ko bari nko mu rugo ariko ari gukora pati, bamwe bagafata Heineken bagafata Heineken, imwe bagakoresha umutwe, undi agakoresha ikibuno cya Heineken. Narabibonye. Ndabyibuka ko tunaganira warambwira ati ntakubeshye biriya bintu n'ubu mfite ibintu byinshi nabivugaho. Ntabwo ari byo navuze, mfite ikintu nabivuga. Harya n'ibi wavuze Heineken? Ntabwo ari wavuze iki? Ni ibindi, ni ibyabibanjirije biriya bya ntuza video za mbere. Kagira inkuru rero. Ubu ntegereje kumva icyo, ndabizi ko ntabwo ugira ipana. Ubu ngubu ugiye kumva ikibonezamvugo. Ubu sinzi icyo ngiye kuvugaho. Ndavuga ku ki? Ni kuri ziriya video zasohotse. Iziriya video zasohotse icyo navuga tubasengere, dusengerane. Yes. Yego. Biriya bintu hari ukuntu mwana ubona ibintu ukabona nyine hahiye. Siko nsheshe urumeza. Mwana biriya boro birarenze rero. Tureke twebwe tubibona tugasara tugasharinga amavideo. Ibaze nk'umubyeyi. Umubyeyi ubibona. Ibaze mama wawe. Ufite mushiki wawe? Yego. Ibaze ubonye video ya mushiki wawe. Ari uri gukora biriya. Ukabona abantu bari kwihererekanya. Igihugu cyose cyamaze kumenya ubwambure. Ukabona abantu bose ucaho bakavuga ngo urane mushiki wa Leandre. Birababaje. Sana kabisa. Ngewe niyo nta mukobwa tuvukana. Ariko nta mukobwa nakifuriza ko Imana biriya bintu ni bibi cyane. Isundi Jami, ubushize twe kubikomozaho tubikomoza ariko turimo dutera blague. Ubundi ziriya video zifatwa ni abari iziki mu by'ukuri. Niba ari enjoy muri gukora ni iki kindi muri bukore mu kwambara gusa? I don't know. Abantu bagira swing zitandukanye. Izawe sizo zanjye sizo zundi. Buriya nabo ni izabo. Gusa ikintu gihari cyakora. Umuntu usenga abashyira mu masengesho, Imana biraboro birakomeye. Ejo bundi narinde kumva abantu b'ababyeyi bakuze. Ukabona Imana nyine numvishe bari kubivugaho. Na video batarazibona. Nahise ntekereza ko uko biri kose ababyeyi barabibonye. Uko byenda kose nabura kubibona. Ntabwo babura ko abana. Kuko urumva deja niba barabafunze bakaba bafunzwe, bivuze ngo uko byenda kose imiryango yarabimenye. Akorera reba suri mukuru. Iyo ukoze akantu gato utanakoze ikosa rikomeye, mama wawe araguhamagara. Kazi none akoze ikintu nka kiriya. Ubuso buzasubira mu rugo mukarebana. Umuntu washyize ziriya video hanze yarahemutse. Kandi ngo barashwanye ubwo bwabo. Ako seriya. Gushwana bivuze ko biriya bintu birarenze bro. None se urumva ngo bapfuye niba ari kiraka bagomba gukora. Ikintu gihari, ikintu ngiye navuga. Umuntu wese ureba iyi video, niyo inshuti yawe mwaba mwizerana 100%. Biriya ni ibintu bikwiye kugusigira isomo tu. Nta muntu niba wowe wumva yuko kwibikira privacy yawe byakunaniye, nobody else is going to keep it for you. Buri muntu wese nyine kongereza Jamie abanazemo kara ko kongereza noneho babonye Hussein mupiki uskose najya ngo twarabyaranye mujugunyira nk'umwana. Yaryamye hasi kabisa. Urumva kongereza abanazemo arapfuye. Araje hansoza ikiganiro bagavuza amagambo atatu adahinduka. Ariko ngo ntabwo mwaba international mutazi icyongereza. Ntabwo mbizi. International mu bijyanye mu kwagura imipaka. Mu bijyanye n'iki? Ari umuntu wanditse kuri Twitter ko ntabwo haba indangamirwa international utazi icyongereza. Umva niba we ijambo risigaye rindera n'ijambo indangamirwa.
wongeye ngo nayakango tugura indangamirwa imwe tukayisangira. ariko indangamirwa noneho hansekeje kuri akananuza nzovu umwe wamukubitiye niba nene wamukubitiye mu gakekero wamukubitiye Sodoma Mana yanjye muri ubu buzima. none kuri Twitter naho ngo ntabwo waba indangamirwa international utazi icyongereza. Iryo tegeko ryasohotse ntabwo mbizi ryasohowe nande itegeko ryo ku mihanda. ntabwo ujya ubona ari umugore ni ari umuki ujya ushakira abakobwa ngo abakunze kuri TikTok mba nasetse. None ejo bundi mbona umukobwa w'umunyarwanda akunze izina kandi simuzi yitwa ngo Mariya. Abagiyeho arambwiye ashaka umugabo ngo mind traveling. Abanyarwanda baraje batitaye ku bimuca. Umva hari amagambo ari kubinkorera atitaye ku bimuca intege akarenza kandi none ngo sinzi niba uri kumva icyo kintu. Ngo sinzi niba uri kumva icyo kintu. Mariya abagabo mu Rwanda baramunaniye. Ni ukuri. Eshako yari ari seriye man. Ako ubundi bagiye guca nako si ukubica ingendo hano za Nigeria zari zimaze kuba nyinshi. Mumaze kwagura imipaka. Mumaze kwagura imipaka harimo na Dubai. Baziciye se? None akandi kantu ntago baziciye ariko nyine basigaye bigenzura. Ejo bundi ubundi naje gusanga abanyarwanda nabo ari ibindi biremwe bitangaje. Umwe baravuze ndagukuramo ingota. undi abaravuze ngo abanyarwandakazi ntako batagize ngo bashake umubano mwiza n'ibindi bihugu ariko ikibazo hari ukuntu ugenda ukatugaragaza ngo n'ikimenyimenyi ngo tuzajya mu gikombe cya Afurika. Hari ukuntu ugenda ugasanga ntabwo uhagarariye igihugu neza. Ariko urumva hari Tanzania, hari Uganda, hari Burkina Faso, hari Ethiopia, hari Amerika. Tutabanye neza n'ibindi bihugu we. Hari ibihugu uvuze ntarinzi. Ibihe? Nayo abana bavuga Burkina Faso sinzi no kubivuga. Nese ntago uko dufite umuko mu Burkina be. Asere hari video ne wayipostiza ari kwayura. Adeje mu mucaka biki. Ni wowe da. Umva nayibonye ndaseka bari mu murenge ariko yabo. Abantu nabaruzi. Ahubwo Jami 2025 ngo wayitangiye fresh ufite umukunzi. Ni makuru mfite. Banya kuba Jamila mutubwire ayo makuru niyo. Bwira. Se Jamila akandi ntabwo anjyanye mujonjo. Ari umukunzi wanjye zuri kumubaza. Nyine ngenda nyango binyemerere gusa. Yego. Se Jamila ni gute umuntu yakunda umuntu nkawe. Ari angenda gufunditse bakondariza. Yihuze ku mutima cyane. Mbwira nk'ibintu nka bitatu bigaragaza ko ukunditse. Ntabwo umunyarwanda aca umugani noneho ikiganiro cy'imigani gusa. Abatabizi mwicwa no kutabimenya. Oh yes. Yego. Birekera ababizi barabizi. Peri. Ariko bana naje gusanga Jamila ari serieuse ahubwo ikibazo n'abantu bari kumwe batari seriye. Nkawe. Nganyumvira nge ndi seriye cyane. Yawe ntabwo uri seriye. Yebwe data we. Ibaze ko nta n'umuntu uri seriye nkanjye muri iki gihugu. Ese Jamila ubundi ubona reka mfate nk'urugero hari amagambo nyine yavuzwe kuri uriya mutipe Idrissa na Vestine. Ngurumva umwe ni mukuru undi ni umwana bla bla bla. Ubundi igihe cyo gushaka cyangwa se ubona kuri wowe ibyo bavuze nibyo cyane ntago ari byo. Ntago ari byo. Kubera iki? None se yamushatse batarakundanye. Ntago mbizi ahubwo se bavuga ni iki kiri kumwe vuga. Akora kira kibuno ura mwana afite n'icyabana. Jamila wajya no kuzuminga ikibuno cy'abandi. Njyewe urabona afite ikibuno manje ndakizuminga nk'agize. Kuki uzuminga? Ngomba kureba. Wajya ureba icyawe se? Akanjye. Akanjye mpora nkarira naragahaza. Kumurana nako ngendana ko n'ubu dore nkakozeho. Uri kumva mani nago nesa akuze se bingana gute? Afite
imyaka 35 harya uriya mwana afite 21 atari n'ibiri ese ubwo aramurusha ingahe 20 gusa iyo ni myinshi harya 20 ntabwo amurusha 10 ntano hari gusuka amurusha 20 koko man none se ubwo uri kumva ari myinshi ahita myinshi Jami akongeyeho muransetsa Jami imyaka ni myinshi ejo bundi hari umuntu wansabye urukundo afite imyaka 48 mfite imyaka ingahe 48 yego wari umuhaye ntabwo mfite umuntu atanga icyo afite ubu ni hari ukuntu ufite oya se mwana urwo mfite narutanze Jami abaye romantike ayiga bana we yibiga n'ubwa mbere mbonye Jami nagize isoni guys let me tell you something akakongeza karagarutse gukunda biraryoha urukundo ni rwiza mujye mu rukundo mubyigaraguremo n'ibyanga mubivemo ushaka undi ushize dukora ikiganiro ngo ugiye kugenda ngo ubyigaraguremo ubu ngubu reka mbwere hari ukuntu mbere twababaraga ngo ufashe ngo amezi ngo 5 ntabwo bizongera mbivamo ninjira mu bindi kugeza igihe umutima wanjye wabaye nka simukadi ubundi si imitima ni iki se bajya bawukuramo sinzi ibyo bawukora bakongera uyu mutima ni inyama simukadi ni plastique ifite akuma ubwo urumva ukuntu imitima yanyu namwe mushyira abantu benshi reba kiriya kiboro cya simukadi bayikuramo nka gutya neza ni nk'umutima ariko namwe sinzi kabisa babona ntazi ibyanyu ikintu gihari abantu batari mu rukundo mwihangane pe mwakomerewe ndabumva muraremerewe mutubeshya ko mumeze neza ariko bameze neza nta stress zo akora uzi kubyuka ukabona telefone yawe yuzuye hariho na message cyakora gatugata ubu kuri Saint Valentin tuzagezayo wena n'umukunzi kubera iki satani aramamagaye shera gwa masha mwitabe Jami mwitabe no mbaro mwitabe nishaka kumubwira kuri mu kiganiro ko ndashaka kumva kuri mubwira ubu ngubu ushaka kwita ugasanga bigiyemo hano mwitabe kagiye kuri volume ya 0 wakwitabye undi mwana check hello please ndi mu kiganiro let me call you back please okay thank you ntabwo abantu bagipfuye badamira babonye umukunzi umva sekiraho esi bisembira icyuya turetse kubeshya akoresheje ibanga kugira ngo ubone umukunzi niryo nawe nsanzwe nkoresha biriyizi ngenda akunditse mani Jami nta kibuno kinini ufite cyo gukoresha iki mpora mbikubaza kuri tuwarete mvuyeyo dore karicaye abandi baracyari singo muri 2025 none wowe deja utangiye ufite umukunzi none se uzi maze kujya mu nkundo zingahe ko buri mwaka watangiye uru rumaze iminsi 2 oh yes ariko sha rwose niwe buzima bwanjye mu minsi 2 Jami wapi biri seri ntabwo bishoboka mu minsi 2 ahubwo se amasaha 40 nangahe yari yuzura wapi oya mwana ntabwo aruzura neza kandi dise mumabuzi ko afite umukobwa inyarugenge yoheje umukobwa aramufite iminsi 2 utangiye kumwita umusore mu buzima bwawe ukuntu akunda ego oya reka tuvuge ibindi mana yanjye Jami none se Jami wasanga uri uje kujya kwa uploading ikiganiro twatandukanye satani abamiga hasi hejuru ari ukwe ndukwanjye jamani ese ni wa wundi ndi gukeka ntago ari we ibaze ko byonyine kumanuza uko mbizi icyuya umva se use washyizeho esimana ni wa wundi ndi gukeka mbabarire pe mugire wese imeze mise mwibuka inde mise mwibuka inde Jami nutangura uyu munsi
urumva twirengagije ko wanguriye ibiryo byo mu marangi uyu urongera ungurire nutangura ndatakiraho ifoto ye yishyireho ahubwo ushobora gusanga atari ukansengera ese wamugati y'inyumvira ibi ni ibibazo ndayambabarira uyu muhungu we rwose sinshaka kumubura byagenze bite ko wabaye seriyeze cyane umva tuvuga ibintu uzi uko ndi kubira icyuya kubera turi kumuvuga biri seri hariya yitwa nde nari muvuze I love you so much Listen Jami wabonye uburyo imyitwarire y'abakobwa sibyo bamwe muri mwebwe ntabwo ari mwese ariko bamwe muri mwebwe barimo baratuma abantu basa nkaho bari gutakariza icyizere abakobwa ubona kubaka bisa byoroshye mu gihe cyacu abaye bakobwa iyo myitwarire nshaka bamwe muri mwebwe ndavuga ba Emeline n'abandi bose bari kumwe azira video zose zisohoka umunsi ku munsi ibintu abakobwa bavugira ku mbuga nkoranyambaga ubona nyine bizaba byoroshye ko twege abagabo tuzagira icyizere tukabashaka erega wenda uretse ko ibyiza biba ari uguceceka ariko n'abagabo nabo mwebwe z'ubwo burashobotera turashobotse hari igihe ushobora kubona urugero ukamutangeho urugero ariko si we ndi kuvuga nuko ari kanutaye kuri Hussein ntabwo bamuzi agiye kunuka dufate nka ego kunda byibagiwe nagiye kuvuga yesuwe ego ndabyibutse se mba ndi mu biki cyangwa ugirara gutekerezamo urugero nka Hussein Hussein aje kugutereta abana ari umuhungu uri seriye ukabona ari seriye pe nta n'ubwo wenda navuga n'utugambo twinshi hari ukuntu abantu bajya banavuga utugambo twinshi ngo ntabwo bari seriye ibyo ntabwo nyine njya nanemeranya nabyo ni hamwe bajya bavuga abahungu b'inzobe nk'ibiki ibyo nabyo njye simbyemera yego dukomeze ukabona Hussein murahuye yagize umuntu uri seriye ari gutereta yego ariko sha wazamumenya ugasanga kicuza n'impamvu yatumye umumenya umva ndamuvuze gutya yahise azimya yesika n'umutaka w'urugero Hussein ari seriye cyane wajya kumumenya sha ugasanga yewe nishaza kabisa birutwa nuko bari kwigumira aho ngaho utaramenye umuntu witwa nde rero gushaka bizagorana yaba ari abakobwa ntidushobotse ariko none se mwebwe nta video y'umuhungu mugenzi wanyu ejo bundi twabonye igihe ntajya hari igihe uwe muhungu si muvuze ariko namwe twarayibonye uravuze umuhungu nyihamagare banyoherereze ninde se ubundi nta muhungu tuzi twagize video ntawe mvuze ariko namwe video zanyu zirahari ikindi kandi ikindi kintu gihari video ziracyaza yego kandi wasanga uzadutamo none se nimba atamo nzambaye wa mbere yegora wa mugani muzayirebe Jami ku buryo umuntu yajya gushaka none se kankwereke nka Emeline buriya abuze isoko ntiyaba yizize reka nkubwire aho ngiye kuvuga ngo ntambwe buri muguzi hari umuntu nangiye kuvuga nawe byabayeho arubatse ameze neza ushobora gusanga hari umuntu uzamukundira ibyo yabonye yarabonye ukuntu parikingi niba Imana yaramugeneye yuko azashaka kubaka urugo rugakomera wowe urinde wo kubivuga ariko abantu benshi batinye parikingi yari afite ukuntu yanganaga none se kuba utakwirwamo n'abandi ntibakwirwamo iririre bro ibaze ko bavuze ngo hajyamo ho eshatu ikintu gihari niba utakwirwamo hari abana bashaka kujyamo Jami ku buryo Heineken koko yego bafite gahunda nka Heineken ubu se Heineken niyo nini ya mbere none se niba Heineken ijyamo bivuze ngo hari ibijyamo birenze Heineken ubunini wowe iririre niba utaparikamo hari abantu byakunda ko baparikamo icyo ni ikibazo cyawe akamodoka kanye ni gato rero hari abantu batunze hoho wowe menya izawe none se ko abatunze hoho ari bo bake ubwo harimo uzamukunda
cyangwa hakaza n'ufite akavatiri akamukunda uko ari. Akavatiri mwana ntabwo kakserera neza. Ntawamenya Imana ifite igeno rige cyangwa wasanga atazanashaka iryo bitari no muri gahunda y'Imana yamuteguriye. Sibyo nakubwiraga se ngo abantu twaratuje. Wasanga umuntu tuzashaka baramukuyemo kera. Ku buryo yemerere ziyakira no mu muryango akumva nta kibazo mwana. Ubutiyakiriye wakiyahura. Ibintu n'ikibazo ahubwo gihari. Ibintu ni bibiri. Ibintu byamubayeho ntago bimwemerera gusara. Yego. Natiyakira aziyahura. Wowe wamuhitira mu iki? Kwiyakira. Yangize no gusara. Oya gusara ahubwo kwiyahura. Oya wamuhitiramo kwiyakira ukemera kubaho. Nubundi nta muntu umva se ukuntu ngiye kubidefanda. Nta defanda nayo twumve ntari. Ntabyo nta defanda ntacyo mvuze. Nanjye bango nta muntu utazi ubusa. Ko bwose ntabwo wabusa. Uri bugawe n'ubwayemera ni umusore akagira ubwoba. Koko ariko ikintu gihari nyine inka yo yayiciye amabere ariko mumubabarire mubabara ahubwo umusengere kube akoreya. Hari umuntu wavuze ngo ibaze reba ahantu ari Imana atekereza ko abanyarwanda bose uzi ko ibintu byagusaza ukiruka. Ariko urumva nawe niwe babyiteye nese kuki bafataga amavideo nyine ni bya bindi abantu baba bafite sinzi ubutumwa mugiye muri pull up ndabyumva ariko gufata amavideo mwana doesn't make any sense ariko byarabaye reka ikintu gihari byarabaye nta nubwo afite ukuntu nawe afite uko asubiza ibihe inyuma yabikora ariko ntago abishoboye. None se ni ngombwa ko ijyana no kubahana ako si ubwo ngubwo kuko we amagroup yose ya WhatsApp ni uriho ibintu byose akwiye akanyafu nyine yego cyangwa kumuganiriza simbizi icyo bazamuhitiramo ariko pe mumubabarire pe akora ibaze ariko abantu bose ubizi kandi ari wowe nta nahantu waca. None ikibazo n'ubwo ubustari tubona umuntu akaba umusitari from nowhere ugasanga nyine bigiye kwangiza nyine imibereho ye. Ushobora no gusanga biriya yarabyikoreraga bisanzwe cyangwa se barajyaga no mu mapuro bagafata arizo video nta kibazo nyine bo bakabazireba zidasohoka. Ahubwo ikintu gihari umuntu ufite video atarasohora dore ziracyaza shamurekere pe kandi ahubwo dushaka kwinjoyinga kureba gusereya nese ni cyo gishyashya ugiye kureba ubusabwa urabuzi. Oya ntabwo nzi n'ubwa bagenzi burabuzi. Oya ngewe ntabwo nzi kubera ko ntabyo nigeze urabuzi reya wowe ngira ngo ni nawe uzishyira hanze. Ngayo byo umukaritazi uziko yabona ntanze muri ribu uzishyira hanze uko uri mu bantu mpurira hese nabo nkubajije ngo nyereka video y'uyu n'uyu ako kanya shana uranambekeye ngwe telefone yanjye zana turebe ngwe telefone yanjye urebe. Ubundi hari abantu iyo video zikijya hanze uhita ubanza ukabuha iminota 30 ngahita amenya ngo ndahamagara runaka ako kanya agahita ambwira ngo nkupira nzivuye. Hari umuntu uri muri Amerika ntari bubabwire hari video y'umuntu wasohotse w'umusore umuntu ahita ahamagara nka saa 12 za mu gitondo ngo amaye video se runaka iyihize kandi ngo sinzi naho iva nahiye ubwo rero nawe unanze kuva bakajya muri music basa abantu none uramuvuga agata kubwira wishaka irimo sound se cyangwa ni mute kavuga uti cya muri hejuru kabisa video nibwo ndi kumva babihwisa nibwo nyibyumva undi nawe bashaka video ngumva ngwakonze ngiye kuzoheza mu duce ngo ni ndende ngo bizatinda kukugeraho ngo reka ngende nzigira ngo ari n'abazicuruza noneho yego aho atigiye kujya mu nyigura hamwe 1000 cyangwa se 5 cyangwa ngahe sha cyazereka nkubwire no kuri pe ngiyewe nsabiye Merine imbabazi mu mubabarire man bira bintu birarenze reya birarenze pe ari we ntabwo uri kubishushanya ibaza igihugu cyose ubizi ko kiri ku uzi ko asa naho yikoreye abantu bose nta hantu yaca niyo yaba ari mu nzu ntiyasohoka n'umuturanyi ngo amurebe nese ubwo arabaho urumva deja ashara kwiyahura buri sukubeshya ngewe mbitekereje ndi kumva kuri we cyiza ari uko afunze ari kumva ntaribi ari kumva ntaribi kuko urumva deja gusohoka mugani agakubitana n'abantu wasohoka ujya he depression ko zatwica niyo wakambara marinette barakuzi noneho arakubona isura agahita fotora nyine parking yawe
ni ukuri mu mubabarire pe nyine nta muntu udakosa nta muntu ni perfect ariko biravuze ngo Jamila amusaba imbabazi ni ukuri pe akorera ngewe ndi kwishyira mu mwanya we ndi kwishyira mu mwanya we njye nahita niyahura ni waba ari umwanzuro mwiza kubera yuko hari abantu n'amavidewo bagiye kuyafata bagahita bayashyira hehe ano mavidewo yose y'abantu yagiye hanze hari ahantu yasanga yego urabizi ubu zamaze kugerayo yego none se n'ubundi ko yasabye byarangiye mwamubabariye nta kintu gisigaye byararangiye yarasebye none Jami hakorwa iki kugira ngo urubyiruko tutajya kwisanga tukisama twasandaye urabona nka Emeline bashobora kuba abantu nabikoraga nyine ari ibintu biraho nyine ari kwiyamiza nyine kwishimisha hakorwa iki mu rubyiruko kugira ngo noneho ibiboro nyine bye kuba byinshi kurumva bimaze kuba too much sibyo hakorwa iki mwana buri muntu wese buri muntu wese namenye ize kubera yuko dufite inshuti ugasanga njye nawe turi inshuti ntabwo unkunda mu by'ukuri yego nta n'ikiza unyifuriza ariko nawe ntabwo ushaka kumbura yego kuko wenda nshobora kuba njye wenda nkukunda ngufasha wenda spiritually, financially, mentally mfite nyine ikintu nongera ku buzima bwawe yego udashaka kumbura kandi utankunda yego rero niba utankunda nubona izo video nunampamagara rimwe sinkwita buzarakara kuzishyira hanze n'ubundi nta kintu nkubwiye ariko abakobwa ngo ntabwo mukunda kuba inshuti rero mushobora kuba inshuti uyu munsi ejo mugashwana mu gihe twebwe abajamo mushobora kuba muri inshuti urumva mugapfa nk'akantu gatoya mani mugashaka n'uburyo mubikemura bikava mu nzira wenda bishaka kutarangira totally ariko ugasanga ntabwo umujama ashaka gutekereza kukugira nabi ariko mwega abakobwa sinzi ukuntu mumeze mufite akantu ko gushaka kwihimura ku bandi bakobwa bagenzi banyu none se reya ngewe buriya nta nshuti nyinshi ngira nta nubwo nshaka kugira inshuti nshyashya buriya tumenyane unkeneye wenda it's fine unkeneye mfite icyo nagufasha nta kibazo turaziranye nanjye ngize serivisi nkukeneraho ntabwo nareka kuyigusaba yego ariko ibintu byo kubyuka mu gitondo hari umuntu uherutse kubwira Juru ngo Jamila ngo ni best friend wanjye. I was like what the fuck ngende best friend uwo muntu mu bigenda gute se mu bijyanye n'iki noneho nkibaza ukuntu umuntu asigaye abyuka mu gitondo muvuganye kabiri akaguha title yo kuba best friend we ngaho mutari mwana menyana cyane yego none umuntu ari best friend wawe gute kandi mutari mwana menyerana nyine nge byarantunguye ntabwo ndi kumva ukuntu best friend wawe iki cyanjye uzi iki cyawe nzi ntabwo nyine bimakinga sense so ikintu gihari cyo dusengerane kabisa turekere aho kwizerana menya izawe kini zawe ariko kandi ikibazo hari abantu hanze bareba iby'abandi hari iby'abandi ndabireba ariko ntabwo njya kubihiga iyo bizanye ndabireba nkanabivugaho ariko sinaza kubiguhigaho why would I mfite ibintu byinshi nawe byo kwitaho byanjye bitanyemerera kubyuka mu gitondo ngo ngiye kumenya ngo sere yandire yariye harye cyangwa bireke ariko shari abanyarwanda ntabwo twabishobora dareka bavuga iki nyine niyo mpamvu ubona natwe tuzatuguma uri kumva hari ukuntu n'umuntu ashobora gufata n'izo video buri umuntu ushobora no gufata video ushobora guhura na telefone yanjye ukabona nanjye ndazifite ukaziyohereza ukazishyira hanze ubuzima uratwitse nuko abanyarwanda basigaye bameze ariko hari umuntu umwe yakiriye video yarasohotse mu gitondo aza kuri kamera batishangiye n'ubundi ni hahandi ati icyo mwabonye kidasanzwe n'ikihe ariko Jihad afite umutima ukomeye oya ariko biriya bintu nibyo none se si we none se reka nkubwire niwe nyine umugani wawe umuntu yanakwiyahura ibaze nanjye mbyutse ngasanga utiyakiriye ngo uvuge ngo ubyuke mu gitondo ubanza ugire gutya
uhumeke wasara cyakora byo reba wanasara ziriya video ariko kariya ka Jihad ni akabebe ni akavideo gato cyane kadafite ikintu gatwaye njye sinanakabonye ako kavideo kandi ukisa ka Jihad kandi nese za kavideo ni kanini ni kanini nikago none suri kumva nyine ariko reba hari uyu munsi nabonye nshyashya ntari narabonye hari Ubu video zirenga enye uyese kandi ahubwo amareke cyakora njye sinjye mbireba kandi ubwo zo narabonye n'izingahe niba ari 5 ubwo zose hamwe ni 9 njye ntabwo njya mbireba kandi n'abandi ngo bagiye bafite n'izindi umuntu uri kuzisohora niyihangane shani ihangane kabisa pe guseba yarasebye ntacyo kiri kuramira nyine nta kintu uri kongera byararangiye abamuciriye urubanza bararumuciriye ubu nta n'umuntu yabwira ngo basi reka Emeline akeneye kuganizwa no kumvwa agahabwa umwanya agahumurizwa akagira abantu bameze nk'abatherapist akeneye umuntu umubwira ati ntago ndi bugucira urubanza cyane nushaka kurirurire yego mbwira tuganire birekure byose bisohoka kuko urumva hano hanze urubyiruko rwinshi dukeneye abantu batwumva hano hanze urubyiruko rwinshi dukeneye kugira abajyanama beza dukeneye kugira abantu badufasha gusenga dukeneye abantu badufasha kuva muri za nzira mbi turimo nibyo Emeline ashobora kuba yaragiye muri ibyo ngibyo ni na benshi babikora hano erega uretse yuko nta mavideo abantu bose baba bafite uretse ko abantu bose batajya hanze burisi ibyo mukorera mu byumba byanyu no mu magato yanyu ninde se ububizi rero niyo ngiye birambabaza iyo mbonye umuntu ugasanga wenda n'ibikorwa bye turabizi uretse ko nawe bitarajya hanze abyutse mu gitondo akamucira urubanza wowe nujya hanze waravuze amagambo wavuze bizagenda gute urumva ni ikibazo dukenera abantu bashaka kuba hafi Emeline ndetse n'abagenzi be ku buryo babafasha kuba integre muri societe n'ubundi bakongera bakaba abana bazima bakaba abantu bafite icyizere cy'ubuzima ko abenshi bashaka kuvamo hariya kuriya ugasanga baritakarije icyizere ashaka kuza akavuga ati n'undi ntacyo ndi kuramira nta muntu uzampa akazi yego nta hantu nzakomanga ngo kuko Emeline yakoraga igikondo hari ahantu yakoreraga igikondo najyaga mpagera ntegeza ko nageze n'inshuro nk'eshatu gutya ndahazi urumva rero akeneye nyine kongera kugaruka kuko mu gihe umuntu yatakarijwe icyizere gutyo biragoye ko cyakora umuntu washyize hanze ziriya video yanakwica abakobwa ariko ngo niko mumeze njyewe uri umukobwa w'inshuti yanjye uzifite ukazishyira hariya shange nakwica pe so waba ukemura iki nawe umwishe mani aho biriya biboro bro noneho ikintu kibabaje aho bibera bibi baracyari kuzisohora urumva ariko sinzi ibintu ahantu uburyo bizagenda kuko urumva ibintu byinshi birakorerwa aho ngaho mu bwiru nyine mu rugo ariko bikanye n'ubundi bigiye hanze so ntekereza ko rero ni byiza ko abantu barekera kujya basura amavideo umenye izawe kabisa ikindi niba uri kumwe n'abantu ukabona muri mu bintu bidafashije ukabona mufite ibintu mwanyweye nta mpamvu gufata video njyewe hari ahantu tweze kujya mbere yuko ngana ku musozo nari kumwe n'abantu b'abastari umwe muri baravuga tuzi n'ikindi tugiye kunywa tugiye nyine kwinjoyinga nta kibi twakoze mu by'ukuri ariko dukurikije umutekano wacu n'uburyo twifuza ko tuba tumeze mufata amatelefone yanyu muyashyiremo kanuza mu ka box sibyo bayashyira mu ka box ushaka kunywa kanywa nta kibazo turi enjoying waba ati twega hano turi nta muntu uzi ko turi hano nitugere rero gufata abanye n'amavideo ngo turimo turatwika mukanyira asanga dukoreye mu ibyaha turinywera tumaze kunywa turaryama nta kindi kibazo cyabayemo ariko nabitekereje ndabani aba bantu bafite n'umupapa nabyibuka ko byabaye azagira ariko nako bari benshi twari abantu bageze muri 7 umuntu ararenze mani arabati mufate telefone zanyu muzishyire hariya niba ari kwinjoyinga twinjoyinga ariko ntabwo dukeneye foto nta na video dushaka abantu kubera yuko usanga abantu ngo muri inshuti muragiye muranyweye murasinze wenda urarutse uraguye inshuti yawe niyo ya mbere ifata video uwo muntu wita inshuti cyane niwe ufata video yego so Jamil tugane ku musozo rero 2025 ingamba ni izihe kuri Jamil
Kuno baje gutera agatwenge. ubu se ingamba ni izihe ko ari nyinshi noneho kujya anniversaire mwaka ugitangira biba bikomeye. Asiko kuri mutiko nta boyfriend nabonye hariya mwana. Nta boyfriend nabonye hariya. Hanyuma uri kubibariza iki? Boyfriend wawe se wowe uri umuge? Oya ndavuga wawe. Kuri kubaririza boyfriend wanjye sura mushaka iki? Kugira ngo mumenye. Ndega muri iki gihe nitukimenya abaducinye umusanga ari umuhungu uri murarya nde umuhungu mukundana. Ngaho. Uri kumbaza shere wanjye nkande? Turashize. Ngaho nyibwirira ingamba tugane ku musozo. Ikintu gihari 2025 rwose ndabinginze. Ntihazagira umuntu tugongana. Kubera ko nge sinzaborohera. Yes. Wese n'umugonga. Nkugonga nkubaza iki? Nese ni mugongana. Ntihazagira ungonga. Nitugongana ni uzaba bitangiye. Muzagongana. Ko nge ntago uzaza ngonga ngo ntangire ngo niruke. Niruka njye heho uri Imana. Reka ibintu tubibanemo neza, tubane mu mahoro. Yego. Kubera yuko uzambwira ubusa nzagusubiza ubundi. Uzankubita urushyi kwitama ry'iburyo ntege iry'ibumoso ariko nawe bizagukurikiraho. Uzamwishyura. Umva njyewe ni inyundo ntago ari urushyi nzagukubita. Yes. Reka ngane ku musozo. Jami wakoze cyane wasaga neza. Ibyo bireke. Ndabona ukuntu wabaga 2025 ntawe uri kaboy cyane. Perry. Imisatsi yaraje. Ni urukundo sheri. Menye zawe. Yes. Mwakoze namwe mwakurikiranye ikiganiro cyacu ntikeza ko aho muri hose mwakomeje kuryoherwa n'ibiganiro byacu noneho duhure mu bindi biganiro bitandukanye. Jamila nawe turaduhara tuba turi kumwe murabizi n'ubundi turahorana. Jami bye. Ndacyavuga. Ngakomeza uvuge. Ikintu gihari. Reya nubikata nzaguturitse. Ubundi se nagiye kuvuga iki? Ndabizi ze. Naki. Wakoze rero. Umva guys, ikintu gihari mukore subscribe. Yego. Ndabinginze ndyamye hasi. Ukore subscribe ntago bitwara 100 ntago bitwara 1000. Dufashe. Sibyo? Sharing. Yego. Nanjye none ngiye kuhaba mugiye kundambirwa. Mubwe ngo vaho haza undi ariko ntaho nzajye. Mwanyirukana, mutanyirukana, mwankunda, mutankunda. I'm here to stay. Bye ndabakunda cyane. Bye bye. See you.